Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Ni témoignage imaze iminsi ndagerageza kwivuga mu ncamake mvuga iby'ingenzi ariko mu by'ukuri c'est pas mon témoignage personnel ndabasobanura uko iyo témoignage imeze ariko byankoze ku mutima niyo mpamvu d'une part bimeze comme si ça m'a rendu muet kubera yuko inzira z'Imana tuzi ko Imana ikora ibitangaza tuzi ko Imana ihindura amateka turabivuga turabyigisha turabizi ariko hari igihe iyo bifashe umwanya wabyo igihe Imana irimo irakora operation yayo cyangwa se kora umurimo wayo ça me touche d'une manière very spéciale ku buryo de fois ça me rend muet kuko mba mbona grandeur y'Imana nkabura icyo kuvuga pe ndashaka mbabwire ngo hari bidasanzwe birimo birakoreka mu buzima bw'abantu témoignage yanjye rero ushaka kuguha n'iyi ngiyi ça m'a tellement touché d'une façon particulière simbizi niba wowe biri bugukoreho ariko je sens que ntagomba kuyipartager hari umugabo wari ufite umugore umugabo ararwara un homme marié ararwara ariko ari umwisilamu ararwara kuri sexe ye kurwara kuri sexe ye abanza kuba impuissant ubwo abagabo babyumva ubwo bahita bumva lourdeur y'ikintu ndimo ndavuga none hamaze kuba impuissant ikintu ntago byarangiriye aho ngaho sexe ye ikavamo amashyira agatonekara akababara yajya kunyarakanya amaraso noneho ibere rye ryarikoraho rikavamo amashereka abantu baramubwira ati barakuroze ugomba kujya kwivuza d'abord kuko yabaye impuissant donc yamaze umwaka umwe imyaka ibiri umugore aramuta aragenda umugabo akirwaye aragenda ikimu cyamubabaje kurushaho nuko yarongowe avec son meilleur ami mu shuti we wa bugufi cyane magara niwe watwaye umugore bakuru uko baragenda nta kindi yari afite cyo gukora icyo gikomera arakigumana uwo mugabo aguma aho ngaho arwara no kwivuza atangira kugusha utuntu n'utundi ntabwo abaga muri Kampala aba en dehors de la ville muri byo ma province rurale nuko atangira rero kugenda agurusha utuntu bamurangira abapfumu bamurangira imiti bamurangira abavura ibintu bya nkuko tuvuga ibintu bya Kinyarwanda reka vuga gutyo ubwo bya Kiganda ajya hirya no hino yivuza bamusaba iki bakamubwira ati uyu ntabyo ashoboye ahubwo uzagiye kururiya ni ufite ubushobozi uyu ni ubivura akagurisha kiriya akagira ibintu biragenda bimushiraho arakena amera nabi niko atonekara niko ababara niko ajya kunyara atari n'imitezi kuko yagiye no kwa muganga aramubwira ati ntabwo ari imitezi turaguha imiti nta kirwo kukumarira amenya ko wamuruzi kubera ko afite nayo amashereka akandi ibere rye gutya amazi akavamo ce sont des choses qu'il a fait comme ça live amazi akavamo n'amashereka akavamo nukuvuga ngo abanza akatungamo amazi ubundi amashereka akava amazi amata akavamo nyine noneho ariko ibere ryo ntabwo ryamuryaga ariko akumva c'est pas normal noneho sexe iramubabaza cyane hahandi abura icyo gukora arangije rero aravuga ati kama mbaye numvishe ko hari igiterane reka ngende ngeyo Imana nibikiza nibikura simbizi reko ngende yarasigaranye ihene aragenda arazigurisha amaze kuzigurisha aragenda afata inzira aza Kampala ageze Kampala ajya gushaka ka lodge gato k'amafaranga make yashoboka ndetse akavuga ati nzajya niyiriza njye nijoro kuko nta nubwo nabasha kujya muri bibazo byo kurya nzajya njya nijoro ibintu byoroheje nkomeze nsenge il a fait tout un mois muri iki giterane uvuga ngo yari 77 jours ariko iyo 77 jours yari tarabese ikwezi kose kurashira urumva ni iminsi 30 n'ingahe batangira ukwezi kwa kabiri amafaranga amushizeho nta rekuru yindi afite donc nuvuga ngo ntago agifite aho kurya ntagifite aho gucumbika kandi igitangaza cye bene data ntago arakibona noneho bimuyobeye arahagarara avuga ati nsigaje umunsi umwe ubundi nkayorerwa icyo gukora niti kinsubizayo bishobora kuba ikibazo ariko kumva iyo susi ntago ayifite cyane arangije noneho qu'est-ce qu'il a fait aragenda areba ikirema umugabo w'ikirema ukuruza wavutse ari ikirema ugendesha amatako hasi ufite amaguru ahinnye ariko uwo mugabo yavutse arambwira ati se ko ngushaka ndashaka ngo tuvugane undi ati uranshakira iki ati hari ibintu ushaka kukubwira kandi byibanga bikomeye cyane undi ati se wabimbwiriye hano ubwo nabo bari muri icyo giterane undi arambwira ati no ati ntago nshobora kubikubwirira hano ati mbabera tujye hanze tuvugane ikirema kigenda gikuruza amatako hasi ikibuno hasi mbese agenda yikurura n'undi baragenda bajya kwihengeka inyuma y'amamodoka ari aho ngaho arambwira ati ndababaye cyane kandi ndashaka kumfasha ndatese urashaka ko ngufasha iki arambwira ati nta soni mfite zo kukwereka ikibazo mfite ndati abafunguye ibipesi by'ipantaro abaramweretse igitsina cye kuno kimeze arangije kumwereka avuga ati nashize umugabo abirebye arambwira ati ese
kunyeretse bino bintu ubinyeretse kugira ngo nkore iki reba ubu ndikire nanjye naje gushaka igitangaza cyanjye hano unyeretse ibi bintu kugira ngo ngukorere iki kushatse kumbabaza gusa noneho undi aramubwira ati no ndashaka ngo umfashe ndagufasha iki gukora ibitangaza umugabo Imana irimo gukoresha ibitangaza ari hariya twe tukaba tutarakira igitangaza cyacu urashaka gukorera iki kunteye agahinda gusa undi aramubwira ati no ati ndashaka ko aho urara umpe aho ucumbika nurangiza umbonere capati ya nijoro capati imwe n'igikombe cy'icyayi nijoro ubundi nkomeze igiterane ndibe ko nzakirangiza nkabura igitangaza cyanjye cyakire bagira bubwira ngo niba ari ibyo gusa undi ati njyewe rero nkora inkweto c'est un cordonnier rero ndumufundi w'inkweto amafaranga ninjira n'amaki amafaranga makeya urabizi umuntu nka rukweto rwacitse ni 200 ni 500 ushyizemo kore ni 700 ati ni ibintu biraho bidashobora gutuma bidutunga neza ariko iyo capati imwe n'icyo gikombe cy'icyayi ntabwo nzakikuburira uze tukomeze tuguma hanga dusenge bene data reka mbabwire basubira mu materaniro bagumaho iminsi irakomeza icyumweru ikindi kiri kubita nta kintu kibaho icyumweru cya kabiri kiyongeraho ku rya kwa kwezi kose kwashize hiyongeraho irindi 2 semaines Kayanja avuga ijambo aravuga ati buri wese nduva umwuka w'Imana avugana nanjye ngo buri wese ufite ahantu ababara nakoreho niba ari ku mutwe niba ari ku nda niba ari ku mugongo niba ari ku muguru niba ari ku jisho niba aho ubabara hose uhakore nanjye ngiye gusenga umugabo afata mushwari arafungura ipantaro ye he didn't care ntago yigeze agira isoni zo kumva ko abantu bamureba mu bantu benshi birumva buri wese yababazwaga n'ibyo buri wese yarafite agahinda ke niba ari undi ufite umutima n'ibindi byose ashyiraho mushwari afata ku gitsina cye uko Kayanja asenga nawe arasenga barasenga barangije gusenga yumva nta kintu kibayeho arituriza nuko hashize nka 15 minutes yumva ashatse kujya kwihagarika arasohoka ajya kwihagarika muri iyo trajectoire ajya kwihagarika yumva agize erection yumva ntabwo byumva ukuntu agize erection nyuma y'imyaka ingahe agiye kunyara aranyara izambere zasohotse n'ubundi namashyira n'ibindi byose n'amaraso ubundi ahitanya ari nk'ari zisanzwe akoma induru biramuyobera arasimbuka ari wenyine aragaruka ashaka cyakirema aramubwira uti ibintu byabaye ati nakizi udati nterura rero ati nterura kuko kirema arabwira ati nterura nanjye ati nterura kuko simfite ukuntu nakwishimana nawe arangize baranezerwa arishima nuko aravuga ati nakize nabaye muzima ati ubwo rero utamuruko ndaza kukwereka ukuntu bimeze arakira noneho Kayanja yumva umwuka w'Imana amubwira ati bwira abantu barimo kombese abantu bakomeza gutanga ubuhamya abantu nabo bakira igitangaza cyabo bumva ko hari Imana yakoze mu buzima bwabo biyandikishe kuri liste abantu bagomba gutanga ubuhamya wa mugabo aragenda ariyandikisha wakira igitangaza cye ubwo rero abaciyeho rero niko guhagara no gusubira mu story yose nababwiye uko byagenze aravuga ati ko magazandi muzima ati kirema cyamfashije ati nacyo kiri hano ati ndagisengera ngo nacyo cyakira igitangaza avuga amazina yavuga ati yitwa Dennis uwo ngo wikirema ngo witwa Dennis ati nawe ari hano Kayanja arambwira ati mpamagariro witwa Dennis aze hano umugabo yikurura mu bantu kuva iyo ngiyo araza arambwira Dennis amafaranga watanze kuri mugabo nangahe arambwira ati oya ntuyansubize undi ati oya ati ndashaka ko umwuka w'Imana yabwiye ngo mpagarare nawe ati Imana irambwiye ngo nguhe miliyoni kandi nguhindurire akazi gufashe uhindura akazi kandi ngushakire inzu ugomba kubamo nkwekipe buri kimwe cyose maze ufate uyu nguyu wafashije mukomeze mubane kuko nawe nta mugore afite mubane mufashanye kugeza igihe Imana izabacira inzira niba muzongera niba muzashaka cyangwa bikazagenda gute nukuvuga ngo yakira igitangaza cye cy'amafaranga we ntabwo yabashije guhaguruka ariko yakira igisubizo mu gufasha na capati n'icyayi ikintu rero cyankozeho cyane ushaka kuvuga uti ibyo nibisanzwe bitangaza bibaho ikintu cyankozeho cyane n'uwo mugabo warebye compound yose iri kwa Kayanja abantu b'abakire bahari abantu bahagaze bafite amaguru abantu bashoboye abantu bafite abantu bagaragara ariko ila connecte umuntu urimo kugendera hasi kumufasha nahise mbona gahunda y'Imana mu buryo buvuga ngo nzakoresha ibinyantege nkeya nihesha icyubahiro
Nafushe ngize kwihana muri njyewe, numva ngize gusaba Imana imbabazi, avuga Mana umbabarire igihe cyose nafokasinze kubisa nkaho bifite imbaraga, kubisa nkaho bishoboka cyangwa bifatika, hahandi hatari imbaraga, hahandi tubona ko ari twe dukwiriye gufasha, tukabona ko nta kintu Imana ishobora gukoresha. Nari iminsi ndimo ndasoma ijambo rivuga ngo ubutunzi buhishwe mu mwijima. Ndimo ndasenga, ndi muri ayo masengesho mbaza Imana, avuga Mana comment découvrir ahantu hari ubutunzi buhishwe mu mwijima. Ndimo ndadiginga muri iryo jambo, ndashaka kumenya aho ubwo butunzi buri muri uwo mwijima, access nagira, uburyo nahamenya ngo hari ubutunzi buhishwe mu mwijima, ngo ahantu hibanga, aho hantu hibanga ni hehe? Noneho itemonyaje yaje kubinkurirayo neza, sobanukirwa yuko Imana ifite ubutunzi bwinshi yahishe muri ba bandi twita ko les rejetés, ba bantu tuvuga ngo ce sont des gens qui sont là, bafite depression, abantu bibimuga, abantu badashoboye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigaruka rikaducira urubanza, rukaza kuvuga ngo abo ngabo ngo mu igihe nari mfuzwe ntago wansuye, ngo igihe nta cyo kurya nari mfite ntacyo wamaye. Mbese ariya magambo yose nako tujya tumenya kugenderwa kw'Imana, nitujya tumenya aho Imana izaca, aho turimo tubateste. Wa mukene uhora usabeza ku muhanda, twaramuhaze twaramurambiwe ngo ntajya ava mu nzira, wa wundi w'ikimugura aho ngaho twibaje impamvu yirirwa tubwira ngo nitumuhe, wa wundi mbese nari ndwaye ntiwasura. Ninde urwaye utarasuwe? Ni umuntu uri kwa muganga udafite icyo kurya n'icyo kunywa, please, udafite umuntu umubwira ngo humura. Noneho uyu mugabo mugufi, uyu mugabo uciye bugufi, uyu mugabo usuzuguritse ukuruza ikibuno, niwe ugiye kubera undi igisubizo, kuko mugezi we yataza kumufasha aba yarashatse inzira imusubizayo, ntabwo yarahuye n'igitangaza cye. Nibashije iyo connexion divine yo guconnectinga k'umuntu w'ikimuga, comment ça se peut que réfugié ye yabaye ku muntu w'ikimuga, ati ntago mfite isoni zo kukwereka ubwambure bwanjye, ntago mfite isoni zo kukubwira umubabaro wanjye. Ushaka kuvuga uti wenda bari bahuje ikibazo, kuko wenda bose bari bababaye, ariko ça ne veut rien dire. Ahubwo Imana yashimye ko glorify uyu nguyu niba atanahagurutse ku birenge bye, ariko imuhindurira amateka, ikamukura mu gisuzuguriro, ikamukura Yesu wese. Data, iyo turambuye ibiganza byacu tubirambure, assuivre ntago ari yacu, assuivre ntago ari yacu. Iyo turambuye ibiganza byacu nitwuzanye twongeraho amagambo, ntitukaze twibaza ngo twitotombe, twumve ko birambiranye, ngo twumve ko on nous demande trop. Ndibaza kandi ntashidikanya ko icyo gikombe cy'icyayi na capati byari biremere. Mu by'ukuri capati hano muri Uganda igura 500 shillings. Yarambwiye ati ntago nzakurira capati ebyiri n'igikombe cy'icyayi kujya gusunika iminsi urebe ko wabona igitangaza cyawe. Aho nzarara niho uzarara. Sifite byinshi byo kuvuga, mucapake n'ibyo isaba umugisha.